ngo hano hari uwavuze ngo muri bavuga kuri gafaranga ngo ashobora kuba yashatse kumwaka yashatse gufata kuri wuncenje ku ngufu. wuncenje ariko kugira amazina atagira abandi bantu ngo wuncenje se ni iki? nibwo ni wuncenje nyine namenya ari biki. uzayishaka urayimenya humura. ndayibutse ko abahungu bakina komedi baburi nguni baburi kantu niba ari baburi kantu niba ari baburi nguni ngayo ngo gusa ni iryo ngiryo. ubwo si ubwo mu by'ukuri hanyuma kanze njye ku kindi kuki hari ibinyamakuru biba bifite amakuru. none se konza uzi ikintu gihari se iki kibura gasa n'ikigiteterwa kirabamara meya nguwo ari ku butaka umuvandimwe twari duturanye reka kora hirya. oya ubundi ngo nyuma y'abayobozi hakurikiraho abakozi b'Imana ngo barakurikiranwa na buriya nyuma haraza undi ujya mu izina rya Yesu. kuki nizere ko mu bintu bamurega iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina atarikoreye umugore we. nkurikije troll nabonye ku wenda abe yagiranye ibibazo n'umukobwa bakorana cyangwa undi mugore. kuko iyo ari umugore wawe biba byafashe intera. urumva muri ibintu ibyo bavuga n'ubundi ibyo ngibyo ibyo bavuga ibivugwa inyuma baravuga ko ari ibyo uvuze nyir'urugo yababa we kandi noneho ngo tarihoterwa ryoroshye. weburetse ariko hari ibintu byadutse ngo biri no mu itegeko ngo umugabo iyo abwiye umugore turamurama akabivuga kabiri bwa gatatu ngo bamufashe ku ngufu ngo wahojeje inkeke ugahoza umuntu ku nkeke ugamije inshimishamubiri umugore wawe mwashyizeho supaneti ibyo nabyo ngo biba biri aho biravuga ko habaye iki kuko ndashaka umugore we nyine niko biri kuvuga nyine yamuhohoteye yamukubise ivuga ngo nubwo ribu yemeje ifungwa rye ntabwo yatangaje uri hohotera ryakorewe cyangwa se ibindi bisobanuro ku byakekwaho aho ngo iperereza ritarasozwa. bivugwa ko ako ngaho yaba yararikoreye umugore we witwa Muravaneti nawe wamureze kuri ndetse akaba ari nawe wamureze kuri ribu izina rya Yesu kuko ribu niyibwirije nubwo ijya yibwiriza nyine iriye ihohoterwa niyo nshaka kumenya ubundi niyo nkuru. ndetse gato ngo usomere inkuru urumva buri kinyamakuru kigiye ko bavuze ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina uragira ngo umve ko urumva oya niyo akurikiranwe yaramusabye aramwima udashaka kugira ihohoterwa rishingiye oya niyo umukubise witwaje ko ari umugore wawe barishingiyeho akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina yego urumva ibyo birahagije oya ntabwo bihagije ni umugore we kandi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nose urumva harabaye ese ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'ukubise nk'urushyi ryaba ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina oya unkubise urushyi uvuga uti urambona wa munyamakuru ukankubita urushyi ariko uje ugasanga hari ngo abagore uko mwigize ukankubita urushyi rishingiye ku gitsina kuko kumva ufite imbaraga zinkubita ni uko uvuga ko ndi umugore iryo naryo rishingiyeho niyo mpamvu nabazaga ngo niri noneho reka ture umugore n'umugabo babana byagera ku rwego rwitwa ko yamukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari uko habaye ashobora kumukubita icyo ngicyo kirumvikana urumva nabyo biba bishingiye ku gitsina avuga turi umugore wanjye kankukubita n'ingihe wagukoye ashobora kuba amubwira amagambo mabi ashingiye ko ari umugore akamubwira ati uri agakobwa kagize gati ibintu nk'ibyo naryo rishingiye ku gitsina ushingiye kuvuga ngo iyo bajya gusobanura ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo ari igihe hari ibikorwa byakorewe ku gitsina aho ngaho ntabwo aricyo by'abandi aho ngaho rwose uramfashe kubyumva uru rubanza ko narwo tuzarujyamo mu izina rya Yesu haba abantu ibintu bandika nizere ko atari byo ngewe mbonye ngiye kubireba rero ukuntu ihohoterwa rishingiye ku gitsina risobanura rizane ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni imvugo ikubiyemo ibikorwa byinshi isobanura igikorwa icyo ari cyo cyose cyangiza gikozwe kinyuranyije n'ubushake bw'umuntu kandi gishingiye ku itandukaniro rigenderwaho muri sosiyete hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore harimo ibikorwa byo kubabaza umubiri
kubabaza umuntu bishingiye ku gitsina, ku mitekerereze cyangwa se kumuteza umubabaro, Mbese urumva iterabwoba ryo nabibabwiye si kumukorera bya bindi. ibyo bikorwa, agahato kumubuza umudendezo. Ibyo bikorwa bishobora gukorwa mu ruhame cyangwa se mu ibanga ahiherereye. ubwo hariya byabaye ahiherereye bishobora no kubera mu ruhame. Yego. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni iryo. mu rugo se ni mu ruhame Hashobora kuba hari n'abantu bahuruye da mu ruhame. Ruhame rega ni ikintu kinini. ese ubwo gafaranga k'uyu mugore yamukundaga afashwe n'ibiki Gukundana ushobora kuba mukundana mu gitondo ibintu bigahinduka. cyangwa ni Erega cyangwa ni barongoranye. rwa rukundo rwo mu mafoto mwugacura uzi ko hari umugabo utagakubita umugore we yamara kumukubita mu kanya akaba yamuguriye ishakoshi akamupositinga. Cyane. Abandi bagore bati cyangwa umugabo nka runaka kandi agafaranga we karatomboye ugezeyo akumva bino bintu rero nizere ko ari dore ikibazo cy'abantu ubu bagiye kugenda batangira bajya muri komere ngo twari twarabivuze wowe nonese nubwira ko batangiye kumutuka. niba abantu bagiye gutangira ngo uriya mukobwa twari wumva ngo twaramubwiye yamunize ngo amuheze umwuka. oya ariko ibyo ngibyo nagiye mbibona mu bayutuba nuko nanze oya kubigarukaho nyine cyane kubivuga ni ukuvuga ngo icya mbere ntabwo ribu yatubwiye icyaha ariko akantu ka ribu nako ko gufunga umuntu tutazi icyo yazize niba ari ukugira ngo bajye bamugezeho tutaramenya icyabaye musomere iyo twita ya Gatete. none se Gatete uyu mugatete ni umwavoka. ni umwavoka abikora nk'akazi Uretse gato Ariko yiseguye. nasomye ku rutonde uretse gato banza mbere yo kumwita. yavuyeho nyine ariko ndamuzi aburanira. Gatete ndamuzi. ubwo ari umwavoka nta Oya, impamvu ashobora kuba atari ku rutonde rw'abavoka Aha. wenda atagikora mu Rwanda Yego. ariko ndamuzi ari umwavoka ari kubo birukanye se cyangwa mu basezeye. Urumva hano bagira lisite yabo. Sibyo y'abantu baba nkuko nabonye nawe. Reba birukanywe. Abirukanye ntabwo ari bo ndi nshaka kureba. Impamvu nabivuga ndashaka kureba abari active. hariho uburana akaba ari Ashobora no kuba. ndamwibuka mu rukiko cy'imihura pilote Yego. yaraburanaga cyane Rwose. gatete nyiringabo ruhumuriza uwo niwe. I'm not advocating for adultery much less polygamy musobanurize ntabwo ndi kwamamaza ubusambanyi cyangwa se kwigwizaho abagore Yego. I just do Ndayibonye, not yego. think two adults having consensual intercourse should attract a criminal investigation at RIB and the prosecutor. Ntabwo ntekereza ko abantu babiri babyumvikanyeho babiri bakuru babyumvikanyeho bagakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ibi ngibi byakagombye guhoroza inzego nka RIB n'ubushinjacyaha. mama ya Mungu. A marriage is a civil contract. Aha. Ubukwe cyangwa gushakana Amasezerano. ni amasezerano mbonezamubano. Niko Therefore, its breach should do like every other civil contract in Rwandan positive law. Bityo rero gukurikirana ibintu nk'ibi byakagombye n'ubundi gukorwa mu buryo bw'ubwumvikane bunyujijwe n'ubundi mu bwunzi nyine. Ndetse n'ibihano by'amafaranga monetary. and attract civil procedure n'ubundi hakazaho n'undi ubwo ni ibyo byose iyi ngingo by'ubunzi. rega barayireze. Arbitration, mediation and potential monetary compensation. Amande. Ni amande, ubwumvikane, ubwumvikane hanyuma wenda n'amafaranga wenda niba hari ibyangiritse. agacibwa amafaranga. Ariko ntabwo ari icyaha. Not criminal procedure, ntabwo ari ikintu cyagombye rwose gukurikiranwa n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ngo ujye mu mategeko. Oya, hano ikintu gihari. This is a basic principle of law. Wenda itegeko ryo rirahari ariko iri tegeko ntabwo rijyanye n'igihe. Icya kabiri, iri tegeko ntabwo rikora ku bantu bose. Hari akantu yasorejeho ati by the way the wife of the mayor retracted the accusation and the mayor was released. Only his career and reputation has been irreparable damaged, none whether he was innocent or not. Yeah. Uko byagenda kose umugore we yagikuramo icyo kirego niba ariyo nawe wagitanze. Sibyo? Ubwo urumva bishingiye kuri meya. Yagikuramo atagikuramo n'ubundi sura ya meya yarangiritse, akazi ke karagiye. Yaba yarabikoze cyangwa atarabikoze. atari umwere. Agasuka. Ubwo ikintu gihari
niyo yarutira ikirego. niyo yarutira ikirego ntabwo wasubira ku kazi. ntabwo akazi azagasubira kandi abantu twese ubwo twese tumenya ko meya ngo hano hari uwavuze ngo buriya bavuga kuri gafaranga ngo ashobora kuba yashatse kumwaka yashatse gufata kuri wuncenje ku ngufu. wuncenje ariko kugira amazina atagira abandi bantu. ngo wuncenje se ni iki? nibwo ni wuncenje nyine namenya ari ibiki. uzayishaka urayimenya humura. ndayibutse ko abahungu bakina komedi baburi nguni baburi kantu niba ari baburi kantu niba ari baburi nguni ngayo ngo urumva. ubwo rero ibyo byose nibibere hehe i Nyarugenge. ariko rero genda umiwe. ubwo rero inkuru zirongeye zirabonetse za gafaranga.